Ronald umwiza rero hose mani umani igitekerezo uri kubona uriya muniga wikoreye se abo buriya w'indobo akabase nako nzi nkwereke mwana ugiye gukora ibiki se ngiye kujya mwana hejuru wowe turaza kumukorera mani ibintu byadanje nzajya nkuramo urumva uramwegereza hano ntoge nzajya nkuramo si ubyumva nzaza kuza kubidora kubonera muvandi uracyari uwa mbere biragenda urimo gucuruza mba ndi gucuruza ese urabona bizavamo shaka bizavamo ahubwo mpahire guhahire ufite isi se cyane harimo imineke hakabamo n'amatunda n'ibyo nyine by'imbuto uretse shaka umuntu udasa n'imbuto kweri kweri wowe gura ibindi byihorere ahita ibyo ngibyo koko ntabwo mpera nangahe se aba ari 5 yonyine 5 by'amanyarwanda cyangwa ni amagana y'amanyarwanda kimwe kari 1000 umuneke umwe ni 1000 iyo niba hano ari ko ari 25 aya aba ari 1000 se ntabwo mbahera murahera kabisa yewe ntabwo twahaha urabona natwe twarakubiswe nyamara ushatse wanteza imbere ugenda tuzahana ubutaha nari turi kumwe ngo tuzaza sawa ariko ubutaha uzaza undebe so uri hano mba ndi hano iteka ryose nimugoroba ahubwo ndahari nimugoroba ndarutse nzego waba uje kwiba nta mwanya ejo nzaza nawe usanga yigendere mani urakoze manuka sha vayo nizere ko uyu munsi noneho tutari bwayure ese wamanuye mwana umuntu ataza ashobora kugaruka agira inda yawe basi ibyo twibyo wabibonye se ako mani wagiye unanyibiramo uzi ko mubwire mani namuvugishaga urimo kwirira nkashaka no guseka ma inzara rifite mani inzara yawe n'uwo munsi tu nimwereje urukweto nabya bikweto twari tugiye kuzajugunya mwakimuhereza ubu yamuhanga yaragera mani amatunda bayamaze sana mani amatunda yose yararimo mani umva bamujya kuzana n'icyuma jya kuzana icyuma sha kamanuza n'icyuma ariko ntujye genda rwose nushaka ntugaruke genda banguka igihe waririye sha urasanga nabimaze nanjye hano ukagira inda tu hani soni kutabanguka banguka aho bagishyize ndakibuza uwo muhoro ni uw'iki mwana yagutse ntakanywerekesha amaye ko mbona uriya mujyama mani yacuruza ibintu bidahiye kirahiye wawe niba nawe ukuntu kimeze ahubwo iki ngiki reka tugitare kuzitare byo tugitare ntabwo niyo ure kubona imineke wayishyize he ahubwo rona hasi iyo waririye mu giti
ubu ni kimwe ntari bijyana ibyo ngibyo gasitari. Banagiye mu byaro kuzishakayo. Tugenda mu byaro nka dushaka ahantu zeze tukazirangura. Wazirangura nkangahe? Bari amafaranga arimo kugira ngo wapfa kuyama. Turazihenze. Utu tuntu koko? Cyane. Utu tuntu? Wivuga ngo utu tuntu zirahenze. Zirahenze koko? Cyane zirahenze. Yagufasha amafaranga nkangahe? Ushaka kugura se? Iyi ni komande njyanye ntabwo nayitangira mu nzira. Kandi iyo ari komande ntabwo ugenda ubigaragaza ahantu hose. Banjyana reka niko ncuruza imbuto n'utamuzangurisha. Muri make ntabwo uzi. Nyine ndazwi ariko ntabwo bazi ibikorwa nkora. Ndi kwamamaza ibikorwa nkora. Reka nawe icyamamare buriya rero iyo umuntu atangiye kwamamaza. Mbese ariko ntabwo muteye gahunda se kumwe ntunganiye. Ufite gahunda yihutirwa se? Ariko nta kibazo buriya murimo kwamamaza. Ushobora no guhura nk'uko duhuye ukaganiriza umukiriya akareba na customer ke mu gutanga serivisi zawe neza, ubundi bituma umuntu akazaguhamagara nta kibazo. Ahubwo wambwira vuba nk'izi. Ese umuntu yaryaho byibura kumva uko zimeze. Izi mbuto kuzirya ntabwo byemewe. Kubera iki se? Hariho umuti. Umuti w'iki se? Wica imbere. Umuti? Hariho umuti wica imbere. Reka mbwire nuze we. Ari komande njyanye. Komande bantumye. Hariho umuti. Kuri byose se? Urubuto rwose nikoreye hano ruriho umuti. Reka mbwire Satani. Urwo rubuto rero ureba. Umuntu aramutse aruriyeho. Iminota 30 nibwo yapfa ariko imbeba ye. Iminota 15 bipfuye. Iminota 15? Cyane. Muvandi. Humura. Mubanki. Unatwe. Mutwikunda. Ubaye ikimana. Narakubwiye. Umugutangiye kundi. Oya humura. Iminota 15? Umva se. Kama satangiye no gutwa. Oya se kandi. Ndigucika intege. Humura. Ndigucika intege. Humura mwana. Humura pe. Humura.